abantu bakuza bavuga ibintu byinshi bitandukanye unabizi neza wenda ko waba waramugambaniye ikintu wakora ni ikihe kugira ngo ibintu bibe clear. Erega reka nkubwire. Yego. Icyo nabwira abantu cyaturuka ku mugambi nari mfite. Mbaye nari mfite umugambi wo kubaka kuri Sabe. Bose citane ikigorye. Ntago ari ikigorye. Keretse igihe cyose naba ntakiri kuvuga rumwe n'ababandi twari dufatanyije umugambi niho nazana indi version. Ariko nkiri kuri bya bindi twateguranye na baba. Ndi umwe mu bantu bagambanye kugira ngo biriya bintu bikorwe. Ntabwo cita kwiye guceceka. Ibintu biri kuvugwa kuri Sabe nyenje kuba umuhamya uko Sabe yagiye agira ibyo akora. Induru nyinshi ntikuri inzoka mu rwobo. Ubwo inzoka ninde? Simbizi. Ndashaka ngo mumbwire ikintu na kimwe Yago yakoze kitari mu nyungu ze. Ahubwo se cyakoze kiri mu nyungu ze niki? Ni nako Yago yabikoze ajya kuri Yago TV show agaragaza agahinda ke ku buryo amaze imyaka 4 ahohoterwa ababazwa akorerwa ibibi ntihagira umwumva ntahataniye na babagore. Ahubwo ni kuki abantu banyagirirwa hamwe umwe akaba ari uvamo agataka ngo ninjye wanyagiwe cyane. Ibi mvuze gutya kuri Yago niyemeje kwakira ibitekerezo na comments z'abantu bitwa ba Big Energy. Nimba wari warabibonye ko ijambo abagore ko utaha ijambo abagabo ariko da sorry mbabarira nako warari bahaye da wari uhaye si John warari muhaye si John wowe nta kintu yagufashije ahubwo yaragusenye 50% Yago na Big Energy muzatsindwa kubera si John. Ikinyoma cyasakaye ntabwo gihinduka ukuri. Nta video nimwe ya Sabe iri hanze ari gusambana. Ntayi yaba Clara arimo aravomera mu kiva yaba Yago arimo aravomera. Nge sindi butinya kuvuga mu mazina. Noneho mwe wowe disclaimer n'abandi mwese mwiteranyije n'abandi mwese muvuga rumwe ni mureke Sabe ngewe ibyo kwishyura ntabyo nzi. Ese waba wishyura? Ha nabavuga ko yakwishyuye ubushize mu makozi. Ahubwo Sabe kubera ko nye ntakuzi nawe ukabutanze nge nkaba mvuga ibi bintu nkaba mbona 10% natangiye no kubizira. Nyaboneka niba hari no kurengera abantu nanjye ndengera ntabwo ibi bintu bizigera bikura icyasha kuri Yago cyuko yasohotse igihugu avuga ko ahunze kandi nari urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugatangaza ko hari ibyo rwari ruri kumukurikira naho ntibizavaho. Dore uriya mugabo urabona umupapa ukuntu yambaye. Yego uri gutambuka ni nkuko Sabe yari yambaye. Oya ari video iri kuri Joe Twins. Dore kuri Joe Twins uriya mupapa yambaye nkuko papa wawe yari yambaye neza nangize ngo niwe. Wembwire bya Godfather rero wowe ntuzongere no kumbwira Godfather. Kubera iki kandi Godfather ni iki? What is the meaning of Godfather? Ariko ngewe unamvuzeho Yago ngewe unamvuzeho n'aba Big Energy bawe ntemera nibyo bakora ntabwo banze. Mu gihe wowe wari udaguze ufite imyaka 18 nari kuri zimbuga nakoraga muri Orenfor. Ngewe uramenye abantu bose si ibigoryi kandi abantu bose saba Big Energy bagendera mu kigari bavuga badatekereje baza batarezwe. Ibindi rero turimo byo kuza wagira ngo uravuga kuri Sabe isi yose ikakwanjama abantu bibicucu bigoryi bikakujya hejuru bikakunyara hejuru. Niba Sabe ataragusaba imbabazi ese kuki ushaka imbabazi zizingingano? Kuki ushaka ko bagusaba imbabazi aruko winginze? Ese ubundi shayago kutagumya hano ngo uvugira ubundi wajya gahera. Uzi ko hari ibirego bya Yago biri muri RIB yagiye ahunga. Yago warahunze bro. Yago ufite ibyaha uri gukurikiranwaho. Nashaka kukubaza uwo mugabo wawe Karara yatwaye niwe babana? Ninde muntu uri kugambana Clara? Ngenda muzi. Wagambane Clara muzi? Yego. Nuwuhe mugabo wari wiyumvira kuri mikro wowe wari yumvira kuri mikro aza kuvuga ko Sabe yamusenyeye? Ahubwo ngewe umuntu agambaniye Clara ndamuzi. Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi wa Slim Jesus TV nanjye mbasuhuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye n'umutumirwa mwaramubonye benshi ndakeka ko mumaje kumumenya. Umeze gute? Ebana sawa kabisa. None utangira wivuga ubushize dore Yes ubundi nitwa Iyandemye Robert Sympathique. Ubushize twarakoranye tubikora nyuma. Ariko ubundi ni Iyandemye Robert Sympathique nk'ibisanzwe. Sympathique umeze neza se? Ni sawa ntaribi. Biracamo fresh. Biracamo nta kibazo. Ubuzima bw'Ikigali. Ubuzima bw'Ikigali ni danger. Ntago babworoshye ariko nyine turemera tukabobamo. Baherutse no kunsura icyo bita gusura umuntu se? Baherutse kugusura? Gusura umuntu adahari. Biba bivuze iki?
nimba mfite ahantu mba abantu bakaza ndahari bigenda bitese iyo ufite ahantu abantu bakaza udahari barakubura utanazi batagusuye mutanye gahunda bigenda bite barakubura ariko bakubura bagatwara ibyo babonye ko numva ari ibibazo nubwo manseka nyine ariko nuko bimeze none se ugaha ahantu ko numva bakwimuye ubwo ngubwo nyine bakwimuye urebye byatewe n'iki nuko ntari impari nibisanzwe ngira ngo urabizi ahantu hose haba ibintu by'ubujura ni ibintu biba biri aho ngaho nyine handi ukinga ugasanga bakinguye yabibaho nibisanzwe ubwo si wakujije cya kiganiro wakoze ikiganiro twakoranye aho hari hariho titire bivugwa ko ngo ni wowe ngo wari wambaye agapfukamunwa n'iki ahubwo nabonye hari n'ababinjijije muri comments baravuze ngo ni wowe ngo ahubwo ribi gufate ntago ari njyewe rwose ntago ari njye babimenye ntago ari njyewe ntago ari wowe ntago nari impari ngende umuntu waje gutanga ibitekerezo byanjye yego kuko numva ibindi kandi na n'ubu niko nkimeze ni nako ngihagaze yego ubwo rero sintekereza ko aribyo byaba byaratumye abantu baza bakanyiba cyangwa se bakagera gute kugira ngo bancucure gusa ariko hari negative messages umuntu abona nyine zitari nziza kuko yakoze ibi yavuze ibi ariko kuri njye nta kibazo kuko njye niba navuze ibintu uko mbyumva kandi nkumva ko mu nyurabwenge yanjye niko bimeze nta kibazo ngirana n'abantu abo baje bo baraje nta kibazo ariko buriya reka nkubwira akantu gato imbwa irakwiba ariko ntikuruta dukomeze irakwiba ariko ntikuruta yego ntago ikuruta dukomeze rero ntabwo umuntu wanyibye yanduta turi mu gihe cyiza cyo guharanira kubaka ingo kubaka ibintu byinshi biri kugenda bisenyuka ejo bundi umukobwa wavunitse cyane agafata umwanya wiwe aharanira kubaka ingo aho yashyize hanze abafashwe bacana inyuma ibintu nk'ibyo yagize gutya tubona ikiganiro cye bagisibije ari ikiganiro yakoze agamije kubaka urugo yego mukobwa ni Clara yego ejo bundi cya kiganiro yakoze cyari kimaze kurebwa n'abantu benshi nagiye kubona mbona cyavuyeho ubona kugira ngo kiveho yarazize iki icyo yitaga ko arimo kugira iki umuryango kubaka umuryango yego byaje kugaragara ko nyine atari kubaka umuryango ahubwo ari kuwusenya nicyo cyabiteye yego kuko yaza kuba ari kubaka ntabwo cyari kuvaho kandi wibuke ko bino biganiro ntiba biri kuri YouTube biri kuri YouTube ntabwo ari umuntu nkanjye cyangwa nkawe uyikoresha YouTube ni amarobo nimba amarobo ashobora guhabwa raporo iyo raporo amarobo akayitaho yarangiza agasanga nibyo ibyo wakoze akabikuraho biba ari byo koko ubwo ntabwo ari kubaka umuryango ahubwo ari kuwusenya uwo Clara ntamwe Clara yego ntabwo ari kubaka ari gusenya Clara yakoze ikiganiro nimugoroba ari kwigamba avuga ati si wakuyeho ikiganiro wasibye ikiganiro se uzabisiba no mu mutwe w'abanyarwanda ese ko wasibye ikiganiro n'iyo mico uzayireka yabikoze yabivuze yabwiraga ndetse yaraye kuvuga ubwo urumva abwiraga Sabe n'ubundi mu magambo make ntakuvunnye yego nta Sabe nta Clara nta Sabe nta Clara nta Clara hari Sabe yego uranyumvise neza nta Sabe nta Clara ubwo ni nko kuba ko Clara nta kintu muri make Sabe adahari yego Clara ntiyabaho ariko Clara adahari Sabe yabaho bivuze ngo Clara arahari turanamuzi twaranamumenye ariko turamuzi kubera Sabe twanamumenye kubera Sabe nta Sabe nta Clara iyo urebye ibiganiro Clara ari gukora muri iyi minsi ukabona yagize gutya akoze ibiganiro runaka ejo akoranye ikiganiro ari kumwe na Jackie ejo agakora ibiganiro arimo aratuko bita kamarade ngo n'umutinganye n'abandi benshi ubona bino biganiro ari kubikora agamije iki mbere atangiye ari kubaka mu kiganiro cyane ubwo numvisha arimo aratukamo na Mama Charlene n'abandi ese ubona hari n'abari kuvuga ngo afite trauma n'ibiki wabona ari kubikora agamije iki kwa ndashyigikira abo bavuga ko afite trauma kuko nta kiganiro ari gukora Clara nta kiganiro afite nta kintu afite kuva izi saga za Sabe zatangira nta kiganiro Clara afite yego kandi none tuvugana Clara atavuze Sabe ntabwo yacuruza yego ndetse ubu none no kuri Clara kuba yavuga Sabe nabyo ntibiri gucuruza ahubwo biri kumusiga icyasha nta Sabe nta Clara Clara ntarira amaherezo y'ibintu azagenda ate noneho Clara azaceceka
namara saga ya Sabe ni ubundi inyuma y'ibi bintu kugira ngo Clara azongere kwibukwa no kuvugwa bizaba ari impuhwe za Sabe. yego Ariko ibi bintu nibirangira byose bizarangirana n'izina Clara. Ariko Sabe azaba agiye gutangira. Yego. Okay. None reka mwibariza ikibazo cy'amatsiko. Ni ukubera iki umuntu wese uri muraharanira kuza kuri social media avuganira Sabe ari kuba ikibazo ukumva abantu bamwe bari kumutuka bana kugenda bamubwira guti niye mpamvu? Impamvu nuko Sabe mu ndimi z'amahanga bikaba ariho mbivuga. Sabe is a giant. Sabe ni giant. Yego. Sabe ni umuntu ukomeye cyane. Yego. Niryo shami ryonyine rihari nonaha mu Rwanda. Guhera kuri bayago bakwinaganikaho. None se nimba yago yakwinaganika ku ishami ryitwa Sabe. Yego. Gusa urumva Clara yajya kuri hirindi. Kandi Clara ntacyo ari cyo. None na yago twemera ko ari uko yaba ameze. Ari nta rindi shami yakwinaganikaho ritari Sabe. Ubu none n'umuntu wese uri kuza avuga neza kuri Sabe ari guhitamo umwanzi na yago. Yego. Akaba umwanzi na Clara. Akaba umwanzi n'abandi bantu. Yego. Ari byo twe tudatinya. Njyewe Sabe simuzi. Yego. Bajya bavuga ngo arishyura ngo yishyura abantu bakora ibiganiro. Yego. Njye Sabe simuzi kandi na Sabe ntabwo anzi. Ariko ngiye kuba ntazi Sabe ariko nawe akaba atanzi. Yego. Ntabwo ngiye byatuma mvuga ibidakwiye cyangwa ngo mvuge nabi Sabe ngo nuko atanzi. Kuba noneho nge yago ndamuzi noneho we yaba atanzi cyangwa nzi simbizi. Ariko kuba nge muzi ntabwo ari byatuma muvuga neza mu byo atarimo neza. Erega biriya Waswahili wanasema mu Kiswahili baravuga ngo Yego. kelele nyingi haimtoi nyoka shimoni. Kelele nyingi haimtoi nyoka shimoni. Nyoka shimoni ubwo bivuze iki? Induru nyinshi ntikuri inzoka mu rwobo. Ubwo inzoka ninde? Simbizi. Abafaransa nabo baravuze ngo on les pot les imbéciles avec le silence. Ubwo ngubwo aka kanya uwo bita Yago wararebye ikiganiro n'aka video ndaza kugashyiramo. Yago arimo avuga ati Sabe ugomba kunsaba imbabazi. Sabe ugomba kunsaba imbabazi. Yego. Ibyo wankoze byose. Imbabazi z'iterabwoba zibaho. Tugomba kunsaba imbabazi. Imbabazi mpatano zibaho. Ubwo isumusubiza ngo olepo les imbéciles avec le silence. Umuntu ukindi guceceka si ugupanshika no gucengerwa n'ibyuzi. Umuntu kubwira gutya muri kano kanya umuntu muravugaho ibyo ngibyo ni umuntu agiye ukora ibintu byinshi byiza bitandukanye ko Yago yafashe abantu benshi cyane, yazanye inyogo yamukorera ubukwe, yazanye ba Brian, agiye afasha abantu benshi cyane. Yego. Nago ntekeza ko wafata umwanya nta kintu wakoze hano hanze uvuga we cyahinduye societe nyinshi nurangiza uvuge ngo Yago nembesire byo naga. Ndashaka gukuraho ikintu bita gupfukiranya abantu. Ndashaka ngo mumbwire ikintu na kimwe Yago yakoze kitari mu nyungu ze. Ahubwo si cyo yakoze kiri mu nyungu ze ni iki? Ahubwo si cyo yakoze kitari mu nyungu ze ni iki? Yago yahaye Bulldog miliyoni y'amafaranga, miliyoni 1,200,000. Nta views ibyo bintu byahaye Yago. Uransubiza Yago cyangwa we? Nta views kuba yarahaye Bulldog million. Nta views byahaye Yago. Tujye kuri buretse. Nta views byahaye Yago. Tujye kuri channel Yago turane mezo views zirimo ayo mafaranga. Buretse gato nta views niyo yaba umwe. Sinitaye ku bwinshi bwabo bantu cyangwa bwizo views. Nta views byahaye Yago. Nese izo views zamugaruriye iyo miliyoni 1,200,000. Niyo rero bitazigarura we yageze ku ntego. Ntego yari afite rero. Icyatumye abikora yari ntego kandi yarabikoze. Bisobanuye kuva yarabikoze gusa yageze ku ntego. Yego. Bisobanuye ngo nibyo Sabe akora biri mu nyungu ze. Yego. Hanyuma miliyoni yahaye Kenisol yo wavuga ko yari afite yaragamije iki kuri miliyoni? Yago guhereza Kenisol miliyoni is for nothing. Si kubusa gusa. Byonyine kuba Yago yavuga izina Kenisol nabyo ubwabyo byamwinjiriza. None yamuhaye miliyoni kuyanga zamuvuge ko ayimuhaye kugira ngo azahore yinjiza kuri iryo zina. Ejo bundi yafashe kuvuga Kenisol ukagira n'ikintu ufasha uhaye Kenisol kandi ikindi ntabwo Kenisol ari yo mbabare yari iriho.
kugira ihe miliyoni. hanyuma hari n'izindi mbabare, hari n'abandi bantu benshi bababaye yashoboraga guhereza ayo mafaranga ndetse akagira n'aho abavana n'aho abageza kurusha Ken Sol. Bivuze ngo kuva yarafashe ayo mafaranga akaya Ken Sol, kandi Ken Sol afite uko ameze, afite n'izina rikomeye, nuko mu buryo buri indirect butari ubwa nonaha yarazaho azagaruriza. Yego, Ibi ndi kubivuga kugera ku kintu aho bageze aho banja mu muntu bakanjamana content ibyo akora. yego, Kugeza aho bageza bakavuga ngo ibintu uyu muntu akora ni ibintu bibi, ngo bidafite icyo bimariye sosiyete, ahubwo bizana urwango muri sosiyete. Kandi igicyonzi cyo umunsi Yago yagiye kuri Yago TV show akidekarara ati bano bantu baranyanze, imyaka ine yose burya yagaragazaga agahinda ke yari afite. yashaka kugaragaza iki? Agahinda ke yari afite. Burya bihwanye na wa mugore umugabo yajujubije akagira ibibazo n'agahinda n'intimba, nawe akazageraho yibohorera ariho kuri Isimbi TV. Ahubwo bari gushaka kwerekana ko Isimbi TV yatangaga urubuga abantu bakavugira ibyo badakwiye kuvugaho, ariko sibyo. Ibyo bavuga abantu bavugaga bitari byo, nabo ku mbuga zabo barabivuga. Uranyumva neza? Ndagira ngo iki kintu gisobanuke. Hari abantu namaze kubona bageze kuri content ya Sabe. Banze Sabe bamwangisha n'abantu barangije bagera no kuri content ye. Reka nkubwire akantu gakomeye. Ndagira nkubwire ko 90% y'abantu Sabe yahaga ibiganiro baje kuvuga biriya bintu bavugaga, abenshi babaga baramushatse baranamubuze. Uzi ko ngewe ubwanjye mfite abantu bampereye no nko mu 2019 bansaba kubahuza na Sabe, nkabwira nti nanjye ubwanjye contact za Sabe ntazo mfite, ariko hari abonzi bamwe muri bo baje kumugeraho bitanciyeho. Ahora tubeshye kandi banakora ibiganiro. Ahora tubeshye, ntabwo mbabeshye. Si John nimero zazikuye kandi wowe utaruzi ufite. Inde? Si John yakoye nimero zande za Sabe. Nimero za Sabe. Nimero za Sabe ahora zipininga ku kiganiro. None kuki wowe ujya ngewe noneho nare ntaragira n'ubwo bwenge bw'uko azipininga ku kiganiro ngo nzikureho, ariko sinjye gusa n'uwabimbazaga nawe ntabwo yari afite ubwo bwenge cyangwa yari ataramenya ayo makuru y'uko Sabe azipininga ku buryo yanazibonera. Ariko ikindi kintu gikomeye kiri hagati aho ngaho nuko Sabe yabaga afite abantu benshi bifuza ko yabaha ibiganiro ndetse bamushaka banamukeneye, ku buryo mwashoboraga kumuhamagara muri nk'abantu 100 mwese ntiyabitaba, n'uwo mwanya ntiyawubona. Ariko abo yabashaga kwitaba yabaherezaga iki? Ibiganiro. Icyo kintu gisobanuke, kuko nye nkurikije content y'ibiganiro Sabe atanga, aho umuntu aza akavuga ikimubabaje, ikimuraje ishinga n'ibibi yaba yarakorewe. Ni nako Yago yabikoze, ajya kuri Yago TV show agaragaza agahinda ke ku buryo amaze imyaka ine ahohoterwa, ababazwa, akorerwa ibibi, ntihagira umwumva, ntahataniye na babagore. Ahubwo ni kuki abantu banyagirirwa hamwe, umwe akaba ari uvamo agataka ngo ninjye wanyagiwe cyane. Ishaka kujyanyagwa kandi ikindi umwana murize ntakurwa urutozi. Hari mu bitabo bya kera by'ikinyarwanda hari umwana wahoraga arira ngo impyisi irandiye. Aka kantu kambabaje ni akantu ukuntu uvuze ngo Yago nahatandukaniye n'abagore. Yego, ntabwo wakagombye kujyana Yago n'abagore. Umva nkubwire papa, ibi mvuze gutya kuri Yago niyemeje kwakira ibitekerezo na comments z'abantu bitwa ba Big Energy. None se gushaka kurwanya Big Energy birakumarira iki koko wakabyaro? Nta nicyo dupfa. Basi wenda ari ukuntu umuntu bari kuvuga akasobwamo, basi saba imbabazi aba Big Energy kuko ufashe Yago kamugeranya n'abagore. Ziki erega si Yago ngereranyije n'abagore, yakoze nk'ibyo yanengaga. Yago wubwe ku giti cye yakoze ibyo yanengaga kuri mugenzi we, nicyo navugaga. Yago yanenze ko ngo Sabe sina Yago gusa n'abandi ngo Sabe ngatanga ibiganiro bya bindi umuntu azangwa akavuga ngo ikinga abagore bakaza bakavuga ibyabo, ariko bakagaruka bavuga ngo nta mugabo yigeze aho ijambo. Ese Yago nimba wari warabibonye ko ijambo abagore ko utaha ijambo abagabo, ariko da sorry mbabarira nako warabibahaye da wari uhaye Si John wararimuhaye Si John, nawe watweretse ko Sabe ariho abagore ariko ko nawe uriho abagabo. Urugero ntanze ni Si John, urwa kabiri ni wowe ndutanzeho, nawe warwitangiyeho. Niho hantu honyine wagaragarije ko warenganye
nk'umuntu w'umugabo imyaka irenga 4 kandi ni naho wagaragarije ko umuntu witwa John nawe yabaye divorce kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi budasobanutse. Yego. Ibi ntabwo Sabe Bigezeho mikoro yabizira. gutya fresh. Yego. Ibi bintu ntabwo Sabe yabizira. Yego. Ntabwo yabizira. Ahubwo njye nagiraga ngo nibutse Yago n'aba Big Energy ko ibyo bari gushinja Sabe atari n'aba Big Energy gusa babikora, ahubwo perezida wabo Yego. ni ubikora. Urashinja Sabe ngo yahaye abagore umwanya ngo bavuga ibibazo byabo, none nawe wihaye umwanya kuri TV yawe nawe urabivuga nkabyo. Wowe utaniye he nawe? Ese itandukanye nuko yahaye umwanya abo bagore ukaba warihaye ijambo uri umugabo, cyangwa ukariha John waje kuvuga ubusa? John wowe nta kintu yagufashije, ahubwo yaragusenye. 50% Yago na Big Energy muzatsindwa kubera John. John umva nkubwire bro, John kugeza umunota nta jambo afite, niba rifite azagaruka yongere yigaragaze nkuko yigaragaje kwa Yago. Ibyo nari kuvuga bigamije iki? Kuvuga ngo bazatsindwa, nago Yago ubwe yaje kugaragaza ko amaze imyaka igera kuri 4. Yego. Yara afite akora ariko abantu bamurwanya. Kwahohoterwa akakorerwa akarengane. Aka kanya afite channel nini cyane imaje kujya ku 600 hafi 700. Nago wazuvuga ngo ngo bazatsindwa cyangwa iki Yago kuko afite plan ziwe. Naka kanya afite urya setinzemo, sibyo? Kuko nkagukosoyemo nago akagomye kuba ngo azatsindwa. Ngiye kukubwira ikintu utazi. Yego. Ariko ugiye kukimenyera hano. Ndakimenya nacyo. N'abadukurikiye bakurikiye Slim Jesus TV. Yego. Nabo bagiye kukimenya. Nahereye ku ijambo rivuga ngo kelele nyinga ya mtoye nyoka shimoni. Induru nyinshi cyangwa urusaku rwinshi ntirukura inzoka mu rwobo. Yego. Reka nkubwire irindi. Ikinyoma cyasakaye. Yego. Ntabwo gihinduka ukuri. Turi kumwe? Yego. Ikinyoma cyasakaye ni gihinduka ukuri. Uzi icyo bivuga? Yego. Biravuga ngo kuba isi yose yamenye ikintu kubera ko wakivuze. Ariko icyo kintu kikaba ari ikinyoma. Ntibishobora kugihindura ukuri. Ariko nanone kubera yuko ukuri kutagaragara, ukuri kubera ko kutagaragara, ntabwo bishobora guhindura ukuri ikinyoma. Kuba ukuri kutagaragara ntabwo bihindura ukuri ikinyoma. Twebwe tutagiye mu magambo menshi kugeza uyu munota, nta video nimwe ya Sabe iri hanze ari gukora ibikorwa by'urukozasoni. Oya, irahari. Jone nabonye ari umuhungu uvuga ngo arayifite. Reka ngubwira akantu gakomeye. Uwo muhungu mbwiye wowe bita Bosco. Inde? Bosco Empire. Ngo afite iki? Ngo afite video ngo genda bikiganira amaze gusohora nonaha. Kivuga ngo iki? Nonaha tuvugana nonaha amaze gusohora ikiganiro. Naho ubwo ari kwibaza ari ibiki. Batangiye kumwanjama, nari kubaza ariko ibyo bintu ni ibiki. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, super manager nawe aravuga ko azifite. Super manager ngo afite video z'ubwambure ngo yarazibonye barazimweretse. Icya gatatu, Karabo K'Imana. Yego. Nawe aravuga ko azifite. Super manager. Ngo Karabo se. Icya kane, Karabo no kaza. Clara. Nawe buretse gato aravuga ko hari izindi zikiri inyuma ngo zitarasohoka. Yago. Yego. Nawe aravuga ko ngo hari izindi rokete ziri inyuma ngo zitarasohoka kandi ngo ni iz'ubwambure. Big Man nawe kuri GB nawe aravuga ngo yarazibonye. Ese nimba umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu bakubwira ngo babonye ibyo bintu, biracyari ibanga? Urumva barazibonye ariko urumva ko buretse kuzibona ni kimwe no kuba ari ibanga ni ikindi. Ibyo bintu biracyari ibanga, urambwira yego cyangwa oya? Urumva ibanga bo ryabaye rya 5 ribaho. Biracyari ibanga cyangwa se ryo? Wasanga umuntu ayiboherezaga arahitaga yisiba. Nyine nta kibazo. Biracyari ibanga cyangwa se? Ahubwo ndi kwibaza umuntu watanze izo video windenza. Biracyari ibanga cyangwa se ryo? Ntabwo bikiri ibanga. Ntibikiri ibanga. None se nimba bitakiri ibanga kuki bitarajya hanze? Nuko bitemewe gusakaza amashusho y'urukozasoni. Urakoze. Ugize ute? Ntabwo byemewe. Kuva bitemewe uzi icyo bivuze? Bashobora no kudukangisha ko bihari kubera yuko gusa bazi icyo kintu cyuko bitemewe, bakatwumvisha ko bihari ariko batabitangaza, ariko bidahari ahubwo ari uko si uko bihari. Yego. Ahubwo kubera ko ngo bari gushaka kutwumvisha ko ngo banabitanze ngo birahari. Ariko remember
noneho kwiteranyiriza kubishyira hanze ni icyaha Ehe. ariko mwidukanyisha ko mubifite kubera ko muzi ko kubishyira hanze ari icyaha ntabyo mufite. kwiteranyiriza mwe ari timu ngari gutyo ingana gutyo bose wumva bari gusenya Sabe ibyo byo bishatse kuvuga iki mu uburo bwinshi si bwo bukora umusururu. Nakubwiye ngo ikinyoma kuba cyasakaye ku isi hose ntabwo bikigira ukuri. yego Ndewe icyo nshima Imana ni kimwe, nta video nimwe ya Sabe yego iri hanze ari gusambana, ntayi. Ahubwo njyewe icyo mpamya abantu bose duhere no kuri video ziri hanze hari abantu bakwiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe kubera Sabe. Ahubwo amahirwe bafite byenda simbizi ariko wasanga Sabe ataratanga ikirego cyangwa ataragitanze ubwo bameze neza. Ariko Sabe aramutse atanze ikirego mu kigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB hari abakurikiranwa kurusha uko hari abajya kurega. Ubundi uko bimeze Sabe areze yakumvikana kurusha uko hari undi muntu wese wera wirabura wamurega. Icya kabiri, ninde muntu ukwiye gushinja umugabo ubusambanyi nawe tireka uko amategeko abivuga y'u Rwanda? Umugore w'umugabo cyangwa umugabo w'umugore niwe wenyine ushobora kugenda akavuga ngo umugabo wanjye yakoze ibi n'ibi, abandi bose bari guta inyuma ya Huye, bari kuvomera mu Gitete, barimo baravomera mu Kiva. Yaba Clara arimo aravomera mu Kiva, yaba Yago arimo aravomera, nge sindi butinya kuvuga mu mazina, arimo aravomera mu Kiva. Abo bose barimo baravomera mu Kiva. Hari undi muntu nawe umunyamakuru nzi wohe kandi amaze kuvuga mu kanya nawe yashinjwe ko yatangiye avugira Sabe ariko ngo akaba atakiri gusubira mu ibyo yavugaga. Ariko amaze kuvuga mu kanya gashize mu kiganiro yasohoye ngo nonaha ngo ibintu Sabe yakoze ngo nubwo atagira umuntu bimushinja Imana yabimushinja y'ubwayo. Okay, icyo si ikibazo kuri jewe. uwo ninde? Disclaimer niwe umaze kubivuga ariko njye icyo si ikibazo kuri jewe. Icyo si ikibazo kuri nde? Kuri jewe. Noneho wowe Disclaimer n'abandi mwese mwiteranyije n'abandi mwese muvuga rumwe, nimureke Sabe nimumara kumureka mureke Imana izabimwibarize. yego Imana izabimwibarize Sabe nawe ubwe azagira ibyo asubiza Imana. Noneho abantu kubera yuko batizeye n'ibyo bari gukora, abantu bose barwanya Sabe kubera yuko batizeye n'ibyo bari gukora, bakaba batizeye n'ubwiza bw'ibyo bakora, bakaba batizeye n'ubushobozi bwabo, bafite ubwoba bwa Sabe ngo we ngo yumuvuzeho ikintu ngo arishyura. My friend, Sabe ngewe ibyo kwishyura ntabyo nzi. Ese waba wishyura? hari n'abavuga ko yakwishyuye ubushize n'amakozi. Ahubwo Sabe kubera ko nye ntakuzi nawe ukaba utanze, ngewe nkaba mvuga ibi bintu nkaba mbona 10% natangiye no kubizira. Nyaboneka niba hari no kurengera abantu nanjye ndengera kuko sinkuzi, ndi kuvuga ibyo nkurikije, ndi kuvuga ibintu nkurikije ibyo nakwiye kuba mvuga cyangwa uko ibintu biriho ukuri kuri hanze. Ariko bavuga kwishyira. Esera mwebwe nk'aba big energy yego murashaka kutwumvisha ko ari mwebwe ndushyi mukorera ubusa, ahubwo nimwe mwishyurwa. Nge ndagira ngo nanatangaza iki kintu, ndagira ngo nanatangaza iki kintu ariko nanashaka kuvuga ngo umuntu wese uzi ko Sabe yamugiriye neza yego cyangwa hari ikiza Sabe yakoze kikakugeraho, yego please nawe haguruka, fight for him. Nawe vugira Sabe, nawe amenye ko hari abantu yagize icyo akorera. ariko hari abantu yahemukiye nka baburyohe ngo yabavuze nabi, ngo yavuze ngo bakora video z'ubusambanyi. Noneho nimureke turebe abo yahemukiye n'abo yagiriye neza, abenshi nabaye. Icyo nicyo kintu ubu none icyo nkubwira impamvu mvuze ibi ni ukubera yuko abagaragaza ko Sabe yakoze nabi nibo benshi, abagaragaza ko Sabe yakoze neza nibo bake, baracyari bake. Biterwa n'iki? Ese koko konge ndi kuvuga ibi bintu nta neza ya Sabe nzi? Nta muntu koko Sabe yagiriye neza ngo azabivuge? Reka njyewe nsuhuze Teddy Tereze uri muri USA. We uri umwe mu bantu babashije kungaragariza ko Sabe atari umuntu mubi. Wegeze mikoro gutya fresh. Fortune uri Itumba Ihuye, nawe wabashije kunyereka ko Sabe mu kiganiro nakoze ntamuzi wanyeretse ko cyangwa wagaragaje ko Sabe atari umuntu mubi. Hari n'abandi mwatanze ibitekerezo muri comments. Please nimufashe Sabe
nk'uko yabafashije. Ndashimira umubyeyi ntari kwibuka neza izina rye wavuze ati nkurikije uko nabonye ukuntu Sabe nta muntu n'umwe uri kumuvugira kandi njye yarantabaye nari indwaye ndemvye arankurikirana do A Z kugeza kwa muganga na nyuma mvuye kwa muganga arakomeza arankurikirana. Ibintu biri kuvugwa kuri Sabe nje kuba umuhamya uko Sabe yagiye agira ibyo akora. Ubu ngubu murashaka ko tureba ko cyangwa tukabona ko ariwe muntu utaragize icyiza akora, ahubwo umuntu ufite imiyugiri nk'ibihumbi 100 tutazi niyiri ngo bro apana. Reka nkubwire, yego Ivubi urarizi? ndarizi cyane. Riba Ivubi rigifite umuyugiri, Ivubi iyo rimaze kurwinga umuntu ritari n'uruyuki si Ivubi. n'uruyuki Iyo uruyuki rumaze kurwinga umuntu rumujomba umubori. Iyo uruyuki rumaze kujomba umuntu, iyo Ivubi rimaze kujomba umuntu umubori, wa mubori usigara mu muntu. Yego. Ariko uruyuki rukagenda. Iyo rumaze kugenda ruhita ruba neya, ruhita ruba toa. Nta kindi kintu ruba rugikoze. Kubera ko imbori rwagendanaga rwamaze kuyitanga. Burya ntiruba rukibasha no guhova ngo rutanga ubuki. Namwe rero niko mumeze. Ubwo rwongera gusubana ubuzima ryari? Ntabwo ruba rukigize. Ruhita rupfa. Uruyuki rwatakaje imbori. Ntacyo ruba rugitwaye umuntu cyangwa ikintu. Yego. Bagira ngo tsobanukirwe nako nabo rero bari kugenda bakavira inda ku muntu umwe bakamuvugaho ibintu bishakiye. Imbori zabo zirimo ziratakara, zirimo kubashiraho. Kandi igihe cyose batazaba bakizifite bazahura n'ibibazo. Kandi reka mbwira kandi kantu, ni wirukankana mumbare kubivuga gutya, ni wirukankana umutimbwe, simvuze rya zina rindi, yego, cyangwa umukara, yego, uzasigaza ingufu zo kugusubiza inyuma. Kuko wa mutimbwe nusubira inyuma ukaguhindukirana uzakwirukanza, nuzaba utizigamiye intege na nkeya cyangwa imbaraga na nkeya arya imitimbwe irya ku mfundiko. Ku mfundiko ni hano inyuma izakwereka. Reka rero dufatanyiriza hamwe n'aba Big Energy, reka ne kuvuga aba Big Energy, yego, abantu bose muri rusange twe turimo kuvugana n'abavuga ukuri n'abumva ukuri, ntabwo turimo kuvugana n'abafite uruhande babogamiye. Kandi njyewe baba bo ntacyo mfa nabo, yaba n'uwo mukuru wabo ntacyo mfa nawe, ariko buri bintu byose bigiraho biva naho bijya kandi bigira uko bigenda. Kandi agira nkubwire ko ntabwo ibi bintu bizigera bikura icyasha kuri Yago cyuko yasohotse igihugu avuga ko ahunze, kandi naribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugatangaza ko hari ibyo rwari ruri kumukurikiranaho ntibizavaho, ndetse n'ibyaha yasize koze byo gushyira amashusho y'urukozasoni y'abantu hanze nabyo ntibizavaho. Ibyo mwakora byose icyaba cyose mumenye ko ikibazo kirahari, n'ibyo murimo ntibizakuraho icyasha. Twakomeje. Okay, nandi kuvuga ngo tuvuge ukuri kuravugwa, ukuri yo guhari kuravugwa, kandi tureke kwihishira. Yego, aka kanya umfasha, tugiye kunenga nk'uko abantu bahoze babyifuza. Abantu benshi bari kunenga uwo bita Chita, bari kumunengeriye mawe. Chita ni inshuti ya hafi ya Sabe. Yego, kuza kwa Chita habayeho Sabe. Sabe ni watumye Chita abaho. Yego, ni nawe muntu wa mu branding nzano aramumenye. Aka kakanya bikaba bivuga ko uwo bita Chita ari gucuruza Sabe muri bino bibazo, akaba akwiye kunengwa nk'uko abantu benshi babivuga. Ariyo mpamvu ejo bundi yanirukanywe muri Space igihe ashaka kujya muri Space. Yego, ibyo ngibyo byo ubivugaho iki? Tunenge Chita cyangwa ararengana? Ntacyo dukwiye kunenga Chita. Oya, ni igiki aka kanya nimba ndi gukora ikiganiro nkakuzana, wenda nkazana n'undi muntu akavuga side dore uriya mugabo urabona uriya mupapa ukuntu yambaye? Yego, uri gutambuka ni nk'uko Sabe yari yambaye. Oya, hari video iri kuri Joe Twins, dore kuri Joe Twins, uriya mupapa yambaye nk'uko papa wawe yari yambaye neza. Nangize ngo niwe. Yego, uri utambutse, nangize ngo niwe, mvuze ati nangize ngo yaje kureba. Wari ugize ngo yaje kureba uko bikorwa, ariko urabona iriya ngofero yambaye, iriya ngofero sirasa ninde wari yambaye iriya ngofero? Isa nk'iyo Sabe yari yambaye. Irasa n'iyo Sabe yari yambaye. Nayo ni kuriye. Rero no ku Sabe bamufasha akavideo gutagira. Erika ntimukajye munashaka ko umuntu w'umusitari nka Sabe. Erika Sabe ntago ari umusitari gusa, ni n'umukire. Uranyumva? Yego.
erega hari ikintu abantu bagomba gutandukanya. yego Sabe si umuntu mwiza gusa, si n'umunyamakuru mwiza gusa, ni umustar. Inyuma y'ubustar ni n'umukire. Urabyumva? tugaruke kuri Nuza rero tunande kuri Chita. Yego. Ibintu ubona Chita akora ubona bikwiriye kuba yaza agakora ibiganiro bivuga kuri Sabe, umwe akaza akavuga ngo Sabe ngo najyago nago, urebye nk'ikiganiro kiri kuri channel yiwe ngo Sabe nago bazigera biyunga. Biri kuri channel yandi ya Chita Magic. None se Chita ni ikigoryi? Ntago ari ikigoryi. None se Aha. erega reka nkubwire, hari ibintu Yago atazi. Kuki Chita ataceceka iyi case akareka kuvuga ubushuti niki? ayagomba guceceka kugira ngo n'abandi bantu ntabwo Chita kwiye guceceka. Ikindi kandi urumva atari kubisakaza. umushyitsi yicaraye. Umushyitsi yicara muri salo aho bamwicaje. yego Umushyitsi yicaraye aho bamwicaje. ahubwo se umuntu usanzwe wese yicaraye umuntu usanzwe aho bamwicaje mu byicaro bye. Ni kuki mutifuza ko Chita yakwicara habona ari comfortable Oya. ngo avuge? Oya umva kimwe. Nimba Chita ashobora kujya kuvuga kuri Sabe, nihanda kwiye kumuvugira uretse kuri platform yavugiraho zikumvwa cyangwa kumva. none kuki ari gukora ibiganiro akoze kimwe ntabwo byaba bihagije? kuki ashaka kuzana runaka na runaka ngo basesengure kuri iyo none se abari kuvuga kuri Sabe bo bakoze kimwe? Ubundi abari kuvuga kuri Sabe ni bakora ikiganiro kimwe, abavugira Sabe barakora kimwe. Abatavugira Sabe n'abanzi ba Sabe ni bakora bibiri, abakunda Sabe barakora bibiri ndetse bitatu kugira ngo banarenzeho. Abanzi ba Sabe ni bakora ibiganiro bitanu, abakunzi ba Sabe barakora 10. Ereka icyo kintu ni mu cyumva. wavuze ngo ururimi rwoshywa n'urundi, se yavuze ubusa? Ntabwo yavuze ubusa. None se uretse abantu bari kuza bavuga kuri Sabe, noneho Yago akivugira, wari wumva ijambo rya Sabe? Niho nahereye nkubwira ngo on les poleze avec l'ossi. Niyo mpamvu nyine Chita nagomba kubireka akareka. Chita se ni Sabe. Erega we umva ko Chita ni Chita, Sabe ni Sabe. Kandi ikindi cyaha ni gatozi. Nimba hari bibi Chita ari gukora, arabikora nka Chita. Icya kabiri, ninde wirukanye Chita muri space? Ni Godfather aramwirukanye. Wembwire bya Godfather rero. Wowe ntuzongere no kumbwira Godfather. Kubera iki kandi? Godfather ni igiki? Hano mu Rwanda Godfather ni umwanzi wa Yago. Uburetse gato. Hano mu Rwanda Godfather ni iki? Ni umwanzi wa Yago. Ntabwo Icyo kintu tumuzi. Oya. Yarwanyije Yago kenshi big time. Oya. Yarwanyije Yago kenshi big time. Godfather muri showbiz nyarwanda afite byinshi amarira abantu. Godfather ajya akora ubuvugizi. Godfather ibyo uri kuvuga ngo akora ubuvugizi, yamaze kubyihakana n'ubuzima bwe bwose kandi n'ubwenge bwe bwose. Kandi Godfather nta advocacy, nta buvugizi arimo gukorera abanyarwanda, nta cyamaze kuko ntari no mu Rwanda. Ibindi byose ni itiku azagenda bikorera iyo ngiye. Nta cyamariye abanyarwanda, nta nicyo yabwira abanyarwanda. Cyo bikora yakibwira ba Bruce Melody, yakibwira ba Chita, yakibwira ba Yago, yakibwira ba Irene, yakibwira ba Jihadi, yakibwira abo ba Briane n'abandi na ba Muyango na ba Kimenyi n'abandi. Ariko nka wa munyarwanda wibereye mu Rwanda, uri ku butaka bw'u Rwanda, uri gushaka imibereho mu Rwanda, ushaka gukomeza kwiberaho neza, nta kintu Godfather avuze. Okay, birukumvikana cyane. Birikumvikana cyane. None erega yirukanye Chita muri space. Ngo Chita ngo avugira ngo Sabe, ngo ni inshuti ya Sabe, ngo kandi ikindi ngo Chita ngo yaravuze ngo bari abantu bakora ku ma space ngo biyita amazina nk'ayimbeba nibyo koko. Mwita ahubwo muzita nayo imisundwe ahubwo. Godfather, my dear, what is the meaning of Godfather? Aka kanya wowe wita Sabe naza nago biruze gutuma aserera na Chita cyangwa se nago bizatuma ashwana na Chita, bitewe nuko mu gihe cy'uburwayi bwe mu gihe atarameze neza undi yarari kumucuruza amukoraho ibiganiro. Ibyo ngibyo byatekerezwa n'ibigoryi kandi Sabe si ikigoryi. Sabe ni umwe mu banyabwenge dufite. Ubwo abantu kubera iki batifuza ko Chita avugiraho afite ijambo? Ese ubundi Chita kugira ngo avuge neza binumvikana kwe kuvugira kuri Yago? Akwiriye guceceka. Kwa Godfather akwiriye guceceka. Ntabwo akwiye guceceka. Uvuga iki? Umuntu ukwiye guceceka muri ibi bintu ni Sabe. Ariko undi muntu wese ufite icyo yavuga kuri Sabe akwiye kukivuga, kuko na Yago nta wundi muntu ahanganye nawe ahanganye. None Yago ngwino umvugeho.
ngwino mvuge ariko njyewe unamvuzeho yago njyewe unamvuzeho nitwa Iyandemye Robert sympathetique yago ntabwo nzi ntabwo nzi n'aba big energy bawe ntemera nibyo bakora ntabwo banzi bambana kuri iyi mihanda uzanyikorere njyewe ntabwo nzi genda ushaka amakuru yanjye nanjye uzayashake uzushyire hanze numara kunshyira hanze mu gihe wowe wari udaguze ufite imyaka 18 nari kuri izi mbuga nakoraga muri Orenfort nzakwereka njyewe uramenye araza yitaguze kuri aba bana bavuga ururimi rumwe yago afite imyaka 18 nari umunyamakuru hano mu Rwanda gutyo mbona ntafite 30 y'amavuko afite 18 nari umunyamakuru hano mu Rwanda nakoraga muri Orenfort ubu ni RBA none turi kuri kamera ntabwo nibeshye narinjye kuvugana ba boss banjye kugira ngo abyumve ariko ndabiretse we azaza binyomoza rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki yego abantu bose si ibigoryi kandi abantu bose saba big energy bagendera mu kigari bavuga badatekereje baza batarezwe baza icyo bazi ni ugutukana ubu bagiye kuza abantu ke bavuga nyine bya bindi by'abana batarezwe burya muba mwigaragaje ntaho umuntu atanira n'ibyo yandika ntaho umuntu atanira n'ibyo avuga wowe nimbuje muri comment kubera ibyo navuze ukantuka my dear witekereza ko hari ukundi ndi bugufate niko warezwe nicyo uri cyo nta wundi muco ufite nta discipline ufite muri make nuko warezwe icyo wambwira cyose icyo wavuga cyose kandi nta guhangana mfitanye nawe wowe uje ugatanga comment nta guhangana twagirana kubera ko sinkuzi nawe ntabwo unzi wasanga ndamutse nkumenya nagutinya cyangwa se nakubaha ariko nawe wasanga uramutse umenye wanyuba siko bimeze bro ibindi rero turimo byo kuza wagira ngo uravuga kuri Sabe isi yose ikakwanjama abantu bibicucu bigoryi bikakujya hejuru bikakunyara hejuru ibitutsi byawe byo muri comment byambwira iki nguru mu big energy what does it mean ni nayo mpamvu njye mu kiganiro cy'ubushize navuze nti hari icyo abantu bakwiye kumenya yego ninde muntu wavuze ko ikintu cyitwa big energy ari agatsiko ninde wabivuze ni Lib Murangira Bitieri yego umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yego nabivuze uriya muntu azi ubwenge kandi ari mu kazi ntashobora kubita agatsiko mutariko nagara agatsiko bro yavuze iki ndabihamya ko atari yavuze iki kuri bo ahubwo wowe iyo wavuze big energy wowe wumva iki ntabwo ari agatsiko big njyewe umbajije nkanjye sempa yego njyewe nkanjye sempa yego njyewe navuga ko ari abantu bari aho ngaho bateri aho ntazi icyo bari cyo ntazi n'icyo bakora ariko uzi ko kuruza bitari ngombwa wumvishe ko amafata njye nkanjye uzi ko uri gutuka umuntu utazi ngo ari he none ikiza icyo nkundira yago anabivugisha mukuri aba big energy nawe ubwe ntago azi ni bande ntago azi bari he ntago azi baherereye he naka kanjyeho turi kugana nshaka no big energy bano bantu bica no hirya shaka ari big energy even nawe ubwawe ushobora kuba uri mu big energy ahubwo nibaza nihe mpamvu uri gushaka kumvikanisha ko nicyo mutumva nyine nicyo mutumva akenshi mugira ngo bavuze aba big energy cyangwa energy iyo bavuze mugira ngo nibyo baba bavuze oya burya sibyo sinuko ari izina ryizerega sinuko ari izina rifite icyo ryakoze mu Rwanda ntacyo ahubwo rishobora kuba ari no gusenya ndetse na RIB yavuze ko ntacyo riri gukoretsa ibibi ahubwo buriya mwebwe icyo mukwiye guhita mwumva muri biriya bintu ni ibikorwa n'uwo bavuze akabita agatsiko ntiyongere kubita itsinda burya yavugaga ibikorwa si abantu yavugaga ibikorwa byabo yavugaga ko ibyo bari gukora ntibigaragaza ibikorwa by'itsinda biragaragaza ibikorwa by'agatsiko nicyo mvuga nta nicyo nshimangira erega ntacyo mvuga nikuriye mu kanwa ndavuga ibyo abandi bavuze yego ni byiza cyane wenda wowe hari byinshi wagiye utubwira uti ku myaka 18 yago nakoraga muri Orenfort aka kanya turacyafite ikibazo kidukomereye ni ikibazo kigira kiti abantu benshi cyane mu buryo bushimishije nagiye kubona umuntu bita Phil Peter ricaye kuri The Choice ati yago musabye imbabazi mbona bita DC Clement yicara kuri DC TV ati yago musabye imbabazi Sabe nagarazisaba ariko uwo bita Bruce Melody naka kanya nagarafata umwanya ngo asabe imbabazi yago yego kandi Bruce Melody akaba ari wowe ndagira ngo rega reba basabye yago imbabazi
bose bari ku rwego rwe. oya Abataramusaba imbabazi bose baramurenza. Erega wowe reka nkubwire. Nujya no gukina buretse mbwira kandi. Philip Peter ku rwego rwa Yago. Ntago Philip Peter ku rwego rwa Yago. Ninde ukomeye? Philip Peter akubye nk'inshuro nyinshi. Urundi Philip Peter ari ku rwego rwa Basabe. Buretse gato. Philip Peter ari ku rwego. Ari ku rwego nk'urwa Basabe. Wari wabona umuntu uvuga Philip Peter akaza gasubiza. Buretse gatoya papa. Philip Peter ari ku rwego. Ari ku rwego nyine nk'urwa Basabe. Sabe ari ku rwego. Sabe ari ku rwego nk'urwa Philip Peter. Ugereranya Sabe na Philip Peter. Abo babiri se? Yego. Ni abanyamakuru. Ninde urabazi mu buzima bwabo? Ninde waba uri hejuru y'undi? Waba uri hejuru mu bushobozi no mu kumvwa no kugira ijambo. Mu buryo bw'ubushobozi se? No kumvwa no kugira ijambo turi mu Rwanda. Sabe na Philip Peter. Ahubwo mbwira wakoze ibintu binini. Gato mu kumvwa no kugira ijambo ninde uri hejuru no mu bushobozi byongerewe ninde uri hejuru y'undi? Okay, ngiye guhera ku cyambere. Mu kumvwa ni Philip Peter kuko akora kuri The Choice. Ayumvikanwa n'abantu benshi. Even na Sabe nawe akaba yumvwa n'abantu. Ntabwo uramusubije neza. Kugira sibyo? Yumvwa n'abantu benshi. Twebwe dushobora none gupreciza. Tukavuga ngo Sabe ntakora kuri televiziyo y'abandi. Ntakora kuri radio y'abandi. Sabe afite TV yitwa Isimbi TV. Akagira website ya Isimbi. Akagira na company ya Isimbi gutyo mu buryo butandukanye. Tukaba tuzi ko Sabe afite over 1 million subscribers. Nditubajye ku mateleviziyo y'abandi ndi kujya ku muntu ku giti cye no kubikorwa igisubizo kimwe. Buretse gato Philip Peter afite YouTube channel. Yego. Sabe afite YouTube channel. Izo YouTube channel zombi ni ihiri hejuru. Reka nkubwire. Buretse utansubije. Buretse gato wowe uraza kumbaza wansubije. Reka Philip Peter ari channel ye yabuze. Hari channel yande? Yabuze. Tuve ku byabuze tujye ku bihari. Hagati ya Philip Peter na Sabe. Ninde ufite iri hejuru? Tuve ku byabuze. Uretse nanjye ngusubiza. Oya utaransubiza. Banza usubize. Hagati ya Philip Peter na Sabe. Ninde? Ni Sabe. Noneho muri status ya family mu muryango nyarwanda ninde ufite status nzima? Ni Sabe. Ku mafaranga hagati ya Sabe na Philip Peter ninde wemera? Ntago muzi kuko bose nawe nzi ku ikofi. Mu bikorwa byabo bigaragaza amafaranga. Muri abo bombe ninde wemera? Nta numwe urama akazi muri we. Nta uraguha akazi. Mu byo urebesha amaso utitaye ku kazi. Mu byo ndebesha amaso. Yego. Aya inyuma harabeshya. Oya. Kurikiza ibyo ubona reka habese ibyo hanze uvuga njye ndi kukubwira urebesha amaso ni ibyo mbona nawe ni ibyo ubona. Mbwira ku byo ubona nanjye nabona ninde uri hejuru? Kuvuga kubyo ubona tujye ku bindi kubyo urebesha amaso yawe ukabibona nkurikije ibiganiro mwakora none. Okay simvuze ibiganiro papa. Reka nkubwire kubyo urebesha kubikorwa remezo ibyimukanwa n'ibitimukanwa kubyo ubona n'ibyo utabona ninde uri hejuru? Reka ngusubize. Oy ninde? Hagati ya Sabe hagati ya Sabe na Philip Peter kubikorwa bya urabanza usubize uraza kumbaza rega ndashaka kunsubize nawe uze kumbaza kubikorwa urebesha amaso hagati ya Philip Peter na Sabe ninde uri hejuru? Nyine reka ngusubize mu buryo bwanyu. Nuransubiza muri ubu buryo hagati ya Sabe na Philip Peter. Ni Philip Peter. Nibiki byiuze ibintu byiwenze ushingiyeho aka kandi dufite wabita Irene Murinda habi mu makuru mwiza. Oya turi hagati ya Sabe. Oya wizana mwirindi izina iryo ryo wizana izina iryo ari ryo uri gushaka kunchallenging no ndashaka amazina abiri ni Philip Peter na Sabe. Kubikorwa byabo bigaragara ku maso wigira unduvuga wigira nunduzana ninde ibikorwa bye bigaragarira amaso kurushundi uransubiza nurangiza noneho umbaze nanjye nyine reka mwisubiriza mu ninde hagati yabo bansubiza icyo ninde hagati yabo bombi? Nakubwiye ko ari Philip Peter. Kubiherera ugendeyo igikorwa cye yakoze kirenze ibindi byose tuzi uwo bita Irene Murinda habi kandi yabayeho kubera Philip. Turekeraho singishaka na Clara yabayeho kubera Sabe. Yego. Joe Twins babayeho kubera Sabe n'abandi ndiriwe ndondora ibyo abo bose tubaveho. Ndakubajije nti hagati ya Philip Peter na Sabe Murungi ku bintu bigaragara ku maso batunze bafite none aha turi kuvugana kubigaragara n'amaso ninde wabona hejuru yundi? Bose nta numwe wigeze ugaragaza ibikorwa bye ngo abitwereke. Ngewe nzi ngambwira ibikorwa bya Sabe bimwe mu bikorwa bya Sabe nzi. Ngewe nzi ko Sabe afite inzu atuyemo. Urayibona siriye? Listen to me bro. Urabanza umbwire ngo urabyemera cyangwa ntubyemera. Inzu atuyemo. Yego. Akodesha cyangwa yiwe. Urabyemera ntubyemera? Reka nyetse ibipapuro bigaragaza ko ari we wayiwe. Iyo ni UPI ushaka. Ariko nduhakana ko ayituyemo.
ntabwo ko naramusura se icyo ni ndabyemezwa kimwe. n'iki. Icya kabiri Ehe. tugiye ku macano yabo Isimbi TV iya Philipita yitwa The Choice. tujye ku subscribers ni bangahe Ah, umwe afite over million undi yari yagira n'ibihumbi 700 yarabifite 700 arabifite yari yagira 900 oya ntabyo afite Yego. aho ngaho ninde uri hejuru mbo njyewe nzi iby'umuntu umwe nabonye utari kwemera ariko narabibonye yego nzi n'ibigaragara bya YouTube channel n'abasubscribers no kwinjiza biraba bitandukanye n'aba viewers biratandukanye Yego. nanone hasabe ari hejuru nge rero ibigaragarira amaso nibyo ndeba akora umufana wa Sabe kweli ibitagaragarira amaso ntabyo ndeba nta nibyo mpa agaciro ahubwo ngewe ndi umuntu uha agaciro ibyo ndebesha amaso yego uramufana wa icyo Sabe ngewe nshaka kuvuga ni iki ngiki ndagira nkubwire ko n'aba bose uri kubona binaganika bari kwinaganika ku ishami rikomeye ndabisubiramo none Sabe yashakiye iki kwicira Yago kwica Yago Sabe yashatse kwica Yago yashatse ko Ubu Yago none avunika hatuvugana. akabikimu ubu none hatuvugana njye nk'umunyamakuru w'umwuga dufite uruhande rumwe rwande rwa Yago rwa Yago ntabwo turagira urundi ruhande rwande rwa Sabe inkuru ntiyuzuye none Yago inkuru izuzura ryari inkuru izuzura ari uko dufite view ya Sabe tutarumva icyo Sabe avuga kuri ibi bintu ibyo Yago avuga arimo Yego. kwikira igitagaseka ese Sabe nawe agize icyaza akakivuga kuri Yago kandi akazana n'ibimenyetso mwajya he none se kuki Melody adasaba imbabazi njye nsubiza ako kantu inde Melody kuki adasaba imbabazi yagongwa amahoro ahiye ahubwo kuki kugeza uyu munota Melody atarasaba Yago imbabazi nicyo kibazo kuki Melody yagiye yiyemera ngo niwe watumye Yago afungura cano none se kubera iki Bruce Melody yabivuze Yago akaba ataraza hano numvisha bihakana avuga ngo sibyo ngo Bruce Melody ari kwikina ariko Yago dore kuri guhari nimba Bruce Melody ataragusaba imbabazi utegereje iki kuri Bruce Melody niba Sabe ataragusaba imbabazi ese kuki ushaka imbabazi zizingingano kuki ushaka ko bagusaba imbabazi ariko winginze why this why that ukunda ko ese ubundi reka nkubaza njyewe nunsaba cyangwa ukanyingingira kugusaba imbabazi uratekereza ukanibwira ko bizaba bimvuye ku mutima imbabazi mpatano imbabazi ngo njyewe uyu muntu azansaba imbabazi ngo uyu muntu natansaba imbabazi ngo mfite rokete waretse rokete se azamukenya waretse rokete se hari akantu aherutse kwivugishwa aherutse avuga ngo Sabe ngo nutansaba imbabazi ngo nzabona ibintu byawe byose biyoyoka ngo nutansaba imbabazi we Bruce Melody ngo nzabona ibintu byose biyoyoka koko ntabwo uzi ko Bruce Melody acuruza impano yahawe n'Imana ngo wowe Yago we ngo Bruce Melody natagusaba imbabazi kandi uzi ko Bruce Melody acuruza iki mu bintu byose Bruce Melody acuruza we Yago nta na kimwe wamuhaye nta na promo wo ukorera Bruce Melody nta n'ubushobozi ufite bwo kumuhagarara imbere kandi wowe utavuze utakoze n'ibyo bitakoze Bruce Melody yakomeza akaba Bruce Melody ariko ngo natagusaba imbabazi yala ariko ese ubundi sha Yago kutagumya hano ngo uvugira ubundi wajyagahera ubundi dore Yago ukuri kwa Yago Yago ni umunyabwoba Yago ni umunyabwoba atinya iki Yago kuki utahagaze hamwe ngo ushika muhangane ngo noneho uhangane ahubwo Yago yari afite ibyo ari kuregwa none se nyuma yuko agiye wumvise ribi itavuga ko ifite ibyo mukurikiranaho uzi ko hari ibirego bya Yago biri muri ribu yagiye ahunga Yago warahunze bro Yago ufite ibyaha uri gukurikiranwaho wikwanjama abantu bibereye hano bameze neza Yago nta kindi kiri kukuvugisha nibyo urimo n'ubwoba wowe warahunze Yago ari gushaka inzira yamugarura hano imbere mu gihugu hano imbere mu gihugu nicyo kintu ari gushaka nicyo kintu ari gushaka kandi Yago bizakugora dore ikintu cyafasha Yago nonaha agiye gukora ubukwe dore ikintu cyafasha Yago buretse ibyo by'ubukwe biramureba agiye gukora ubukwe ibyo by'ubukwe biramureba ibyo bintu ari kurisha ngo by'ubukwe abandi bamaze imyaka uri ahantu ari gushaka icyiciro ari gushaka kujyamo icyiciro ari gushaka kujyamo Sabe we amaze kugihaga erega nimuzajya munagereranya mujye mugereranya ibintu bibiri bihwanye dore habaye ikintu bita birutwa na bihwanye yego buri ufashe Sabe ukamugira A
ugafata yago ukamugira B ukazana ibimenyetso bya biruta birutwa nabihwanye yego Sabe akaba ari A yago ari B yego nukuvuga ngo Sabe aruta yago nta nabihwanye washyiramo nta nabihwanye umwe ni muri umuna wundi sinimbanga byibura umwe ni muri umuna wundi none webwe ibyo bintu byo ubwo rero abantu bagiye hari abari ikina kiza no kubyemeye ko ari abavandimwe n'abavandimwe n'impamvu ubona ibintu bya Sabe na yago byageza n'abavandimwe nyine bahuje ikibuga bahuje agakino bari mu bintu bimwe urabyumva ako siri mu bantu bagiharanira kuvuga ko Sabe yagambaniwe Sabe yagize ate ngo yagambaniwe ngo biriya ngo byari agatego none se wowe reka icyo kintu reka tukiveho none se wabonye we biriya bintu ari Sabe wabiteguye nusanga atari Sabe wabiteguye yaragambaniwe it's obvious abantu mu ushize babonye video ikiganiro twakoze urimo uravuga okay tugeraho ndakubwira ati ese nkawe ari wowe wari wambaye agapfukamunwa muri nuza hariya sibyo none ndi gutekereza nkawe muri kano kanya ari wowe urumva abantu kugenda bavuga ngo yaragambaniwe n'ibiki ari nkawe wisanze muri iyo case ugasanga Sabe abantu bakuzavuga ibintu byinshi bitandukanye kandi ukaba ufite nk'amakuru runaka unabizi neza wenda ko ari waba waramugambaniye ukasanga nyine ari wagambaniye uwo bita Sabe ikintu wakora ni ikihe kugira ngo ibintu bibe clear aho kugira ngo abantu baze batera amabuye abandi urumva amacana abandi bigano byatangiye gusibwa kwa Clara urumva yago nawe uri kuza ukamuvuga nabi kandi ugasanga atari na yago wamugambaniye yego ari nkawe ku giti cyawe wamugambaniye ni nk'ikihe kintu muri kano kanya uje imbere ya kamera wabwira abantu reka nkubwire yego icyo nabwira abantu cyaturuka ku mugambi nari mfite reka n'ubushize narabivuze yego mbaye nari mfite umugambi wo kubaka kuri Sabe nakomeza kubaka ariko mbaye nari mfite umugambi wo gusenya kuri Sabe nakomeza gusenya keretse igihe cyose naba ntakiri kuvuga rumwe n'ababandi twari dufatanyije umugambi niho nazana indi version ariko nkiri kuri bya bindi twateguranye n'ababandi nakomeza kuvuga bya bindi ariko mu gihe cyose naba ngifite umugambi umwe n'ababandi nasubiramo bya bindi urabyumva no kuvuga ngo ngewe mbaye ndumwe mu bantu bagambanye kugira ngo biriya bintu bikorwe naguma kuri bya bindi ariko ndamutse ndi umuntu utakiri kubyumva kumwe n'ababandi twabiganiriyeho natekereza ibindi ubwo naza kuvuga ibitandukanye n'ibyo naba naravuze kuri Sabe ari uko nitandukanyije n'ababandi ariko turamutse tugihuje ibitekerezo nanjye naba nkiri kuri rwa ruhande urabyumva ukuntu ibintu bimeze nanjye naho naba nkiri ibyo abantu bose bakwiye kubyumva gutyo naho biri abantu baza bakatwitukishwa harimo abadafite indero harimo n'abatazi no kwandika harimo n'abatazi ibyo bakora gusa ngo bumvise umuntu avuga abantu baba ikimayibobo abandi wewe urita umuntu mayibobo ese urita umuntu mayibobo wowe uri iki urafata umuntu ngo kubera ko yatanze igitekerezo kuko abyumva nawe nkaho wagatanze igitekerezo kuko ubyumva ugatangira ugatukana si ubwo we ugaragaje kuri iki donc comment yawe ihita igaragaza uwo uriwe ntabwo ari ibintu byakuri kandi njyewe ndi kuvuga ibintu uko mbyumva si uko hari uwagize icyampa si uko haragize icyambwira ndi kuvuga uko mbyumva noneho nawe uraje njyewe uretse ko bitananje intege nta nubwo byambuza gukomeza kuvuga ibintu uko mbyumva uzi icyo biriya bintu bivuze bishatse kuvuga ngo buri muntu wese agira abamukunda buri muntu wese agira abamwumva haba mu byiza haba no mu bibi hari abantu twakoranye ikiganiro ndababwira ngo niyo waba uri kuvuga ikintu kibi kingana gute ntabwo wabura abagushyigikira ariko niyo waba uri kuvuga icyiza nabwo ntabwo wabura abagushyigikira kubera ko buri ruhande rugira abarwumva buri ruhande rugira abarwumva ariko nubwo bwose buri ruhande rugira abarwumva kugira ababa barwumva cyane cyangwa ari bo benshi bakaba batari mu kuri cyangwa atari ko ibintu bigaragara byumva ntabwo bibigira ukuri kandi kuba umuntu ari kuvugwa na benshi cyangwa yanzwe na benshi muri ako kanya ntabwo ari byo bimugira umunyacyaha cyangwa umunyamakosa umuntu agirwa umunyabyaha cyangwa umunyamakosa n'ibyo yakoze nimurindire rero hazaba nzagaragare ibyo yakoze tutagendeye ku byo ubu none abantu bose Sabe yaba atarumvise cyangwa se baba baramuvugishije ahuze cyangwa ari mu bindi bari kumuvuga uko bashaka ese nonaha abo yagiriye neza baramutse bahagurutse abantu Sabe yagiriye neza bararuta abo yagiriye nabi
ngenda bihamya n'umutima wanjye kuva baruta abo yagiriye rero kuva beza baruta abo yagiriye nabi none habayeho kuvuga Sabe yatsinda ariko nanone si byiza gushogozanya n'iki n'abantu batanagize yego none reka nkwibarize twaganire cyane ariko reka dukomeze ndashaka kukubaza muri kano kanya nyuma yo kugaragaza ko hari ubugambanyi koko bwakorewe kuri Sabe nashaka kumenya umuntu noneho watangiye kwihisha inyuma y'ubugambanyi bwa Clara umuntu atangiye kugambanira Clara nimvuga ubugambanyi buri gukorerwa Clara ndumva ko nawe muri kano kanya yarababaye urumva ko nimba umuntu yaraje akifata video ye ikavaho ni ibintu babaje kubona strike kuri tubivaho nyuma y'amezi 3 ni ibintu bibabaza binacintege tu nubwo yihagazeho ngo nago byamubabaje sibyo ni gushaka nibaze ese ninde muntu uri wihishe inyuma ninde muntu uri kugambanira Clara genda muzi wagambane Clara muzi yego ninde ni Clara oya Clara yagambaniye Clara mu magambo make Clara yarigambaniye gute ka ushobora kumbaza uti gute yego Clara yazize ibyo ya postings yazize ibyo yashyize kuri YouTube channel ye yazize ukuri none se ninde wabimushyiriyeho urumva atarenganye yarirenganyije nimba yanarenganye yirenganyije nta muntu numwe Clara yazize nta n'ikindi kintu cyera kirabura Clara yazize Clara yazize ibintu yashyize kuri YouTube channel ye kandi yabyishyiriye abizi kandi abishaka nta bugambanyi bwabaye kuri Clara Clara yizize ahubwo njyewe umuntu wagambaniye Clara ndamuzi Clara yarigambaniye keretse ikirenze cyo nacyo bakivuge umuntu agambane Clara uramuzi ni Clara hanyuma aya majwi ari kujya hanze ari gusakazwayo yaje mu buryo ninde wayazanye aravuga iki akiranya kumvisha unakira kuri mikoro abantu bayumva yamenye wita purayinga igiye ku muriro nyihaye umuntu nayo yisagingiye kuko hano narindi nta muriro wari uhari nashaka kukubaza uwo mugabo wawe Clara yatwaye niwe babana oya ntabwo babana we bararekanye we baratandukanye mwari mwarasezeranye se none narasezeranye nawe kabisa byemewe n'amategeko mwaje kudivorusa se mwaradivorushije ariko muri make ubwo urumva ko uruhare rwose rwaturutse kuri Clara kugira ngo mudivoruse ni Clara rwose kuko urumva akiri no hanze mfite amakuru hari umusirikare baganaga agira ngira ati ariko hari umuntu kuko kenshi gashoboka umugabo wanjye twara yaduserera uko aje umuntu yamuhamagara nyine nkarara nkubitwa akakibibari bakagenda bakabimara baba mu mahoteli gutyo ubwo urumva no kuri banki ntabwo nigiraga mpareba urumva nimba nari mfite umugabo kandi agaragara nk'umuntu ujya gufata akaranka gafatika nkirirwa njya kwikorera amabuye kandi ufite umugabo ukora urumva byari ikibazo nshibiraka kugira ngo abana babeho ubwo ngubwo rero biza kurangira nyine turarekana nyine gusa nawe ntabwo bakomezanyije kuko yabonye nyine amaze kuba ukundi kuntu aramureka nawe bivuga ngo uwamuretse ni Clara kuko icyo yamushakagaho nyine n'ayo mafaranga yari amaze kuyamurya yamumazeho darifuru yose yari ayirangije nyine none se mufitanye abana yego dufitanye abana 6 bari 7 wa mbere nyine niwe bapfuye mwe nakubwiye wapfuye avuye hanze none se ubayeho bute nta wundi mugabo ufite nta wundi mugabo ufite nyine ubu ntakodesheje nk'abandi bose bibana none se ubu nk'ubu nkushakiye nk'umunyamakuru uca kuri YouTube ugatanga ubwo buhamya ndabizi neza ko ushobora kubona n'abaterankunga ukaka n'inkunga ukavuga ati mumfashe no kurihirira abana ni ikibazo hari abantu benshi kandi n'ukuri abantu bajya bafasha n'ukuri nyako tubafasha rwose ni ukuvuga ngo nushaka uzanyemerere tugusange Rubavu ubwo buhamya ubuduheho rwose tugukorere n'ubuvugizi ni ukuvuga ngo ubundi njye ntabwo rwose pe ibya Clara n'umugabo wanjye naranabyihoreye urumva mu myaka 4 umugabo twararekanye urumva ko rero ntabwo numvaga nanabishyira hariya ariko ikintu cyaje kumpabaza
ni ukubona iriya nkuru afata igihe ku mugabo w'abandi kandi nawe abagore b'abandi yarabazengereje akamwigaho noneho akaba ari gutanga amavidewo avuga ngo ari kubaka urugo rwa Sabe kandi ahubwo ari kuzisenya nk'uko asenya izabo arwubatse n'iz'abandi yarazi ese ubu nk'urwanjye Imana irimubajije yambwira ko yarushingiye he rero njyewe numva aricyo gihe kugira ngo noneho dushyire ukuri kwa Karara hanze abantu bave no mu bujiji bwo kumva ko ibyo Karara avuga ari byo ahubwo abantu bave mu rujijo bamenye Karara uwo ari we uko niko kuri kuko ngewe rwose pe nta mutima mubi nari mufite nari navuze niko byasa kose satani yaransenyeye nyine narabyakiriye ariko kubera umutima namubonanye nkabona ibyo akoreye uriya mupapa mbona ari n'umuntu witurije uri aho ngaho nasanze ahubwo ikimubabaza ari uko we ntayamukeneye ngo baryamane akamwangira kuko iteka ryose umuntu w'intaya iyo ashaka umugabo wawe hagati y'umugabo n'umugore yakwishyemo umwe untararokoka reka nkubwire rero nyemerera uzaduha ikiganiro tuzemera dutege tugusanga aho ngaho kongera ikiganiro kukibaha nta kibazo binteye nta n'icyo bintwaye mu mugoroba nagusubiza mufate umunsi yego muzaze mpaho ubuhamya bwanjye yego n'abisi babone ko kwishushanya urishushanya igihe kirekire ko Imana ikagucira ku karubanda yego muzaze kabisa ntaguha igisubizo mu mugoroba muzaze njye mbaha ikiganiro n'ubu nguhaye igisubizo ahubwo ni uko hari akabazo mfite ku munsi w'ejo y'ahantu nsirirwa ejo nzajya umusanzu mu miryango y'abana nta kibazo wowe uze kumpa igisubizo nta kibazo ntakibaho kabisa nta birenze urakoze nawe urakoze cyane umunsi mwiza yego amajwi ubwo urayashyigikiye reka da ahubwo numvise Kazarusenya ninde ni Clara kumbi hubwo hari ingo Clara yamaze gushyira hasi kera ntabwo mvishe umuhamya se hari ingo already Clara yamaze gusenya kandi nonaha uretse gato ni uruhe rugo ni uwuhe mugabo wari wiyumvira kuri mikoro wowe wari wiyumvira kuri mikoro aza kuvuga ko Sabe yamusenyeye mpizina ry'umwe ntawe ariko nonaha twumvise umugore uzavuga ko Clara yagize ate yamusenyeye wowe urabyumva ute ugiye kubirenzaho iki ugiye kuvuga iki nonaha tuvugana ibyaha Clara yashyize hanze Sabe amushinja Clara we tubonye umuntu bimuhamya wemeye no gutanga ikiganiro ngo bijye hanze yego abafaransa baravuga ngo rira le dernier rira bien qui rira le dernier yego bivuze useka neza nuseka nyuma useka neza nuseka nyuma useka neza nuseka nyuma Clara yarasetse rero byenda hari igihe na Sabe azaseka agiye guseka asesetswa n'iki azasetswa nuko uwamusize icyasha akanduza izina rye n'inzira byaciyemo burya ibyo yamushinjaga niwe wabikoraga ikiriho ni iki ngiki nakubwiye ikintu cyitwa ishyari ubugome n'umutima mubi nonaha Clara arifuza kubona Sabe atakiri Sabe arifuza kubona Sabe yashenye urugo rwe rwabaye umuyonga ariko Clara zirikana ibintu bibiri kugeza uyu munota tuvugana Sabe afite ibintu bibiri afite amafaranga n'urukundo n'urugo Sabe aracyafite amafaranga nturamugira imbwa nturamugira umukene Sabe aracyari kumwe na Raisa umugore we kugeza uyu munota kuva rero uko bikimeze ubu none turacyashimangira ko urugo rwa Sabe rukimeze neza uretse Clara ushaka kurusenya ko Clara wagamije gusenya urugo rwa Sabe ariko tumaze kumva urugo wowe Clara washenye nese kuki akunda gusenya ingo nyinshi buriya ni ukubera iki ni ishyari se urumva n'urwango n'uwo ngo yasenyeye ariko reka nkubwire Clara wowe intambwe ufite ubushobozi n'imbaraga chemchem ni Kiswahili chemchem isoko yabyo ni Sabe nta kintu na kimwe Clara yazigera akora mu buzima ngo azarute Sabe nta kintu na kimwe Clara azakora ngo akore neza agire neza kurusha Sabe nta n'ikintu cy'agaciro Clara
yazakorera u Rwanda ngarushe Sabin ngende umva n'ikiganiro nakirangiza Ndumva nagisoreza reka nanjye nyisoreza. Sabin n'urundi rwego he is a giant. Yego. N'undi muntu wese uzashaka guhangana na Sabin azashake ukuri ategure neza. Nimba na channel zanyu batangiye gukuraho ibiganiro mwashyizeho kubera ko bidakurikije amahame n'amabwiriza, Clara nta wakugambaniye kuri channel yawe ikiganiro gisibwe kubera ko YouTube ikorwaho n'amarobo. Nta mwana w'umuntu batangaho raporo n'amarobo. Nimba irobo rishobora kumva report yawe rikagufatira ibihano, ceceka ibyo urimo ntabyuze. Nge n'ikiganiro cyarangira kabisa. Harya dusoza n'ubundi umuntu ushaka kuvugisha yakubona mu buhe buryo? Ngewe ushaka kumvugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wambana kuri telefone naho ngaho. Kuri telefone? Yego. Iyihe nimero? Ni 078 3 5 Yego. 28 3 4. Yego. Nitwa Iyandemye Robert Sympathique, iyo nimero yanjye yimbonaho. Yego. Ikindi kandi Yego. nimba nibi bintu ndi gukora aribyo biri gutuma munsura mukampemukira, mukangirira nabi, please murambora ubusa, ndabivuga uko mbyumva kandi ntacyo wakora mu isireme ibitandimo. Yego. Ciao ciao. Asante sana nshuti. Ndabakunda.